niko mukama wakwica ibyo bitwi byahoze ngo hari ico bimbwiye he nta munsi uzatanga umpagahenge mu by'ukuri reka nkubwire egera hano sinsanga mu nzu we bari kumwe egera hano niba udashaka ururi izi ngo nge ndi kugira ntaho nje ndi kukwinginga reka tuvuge ibintu dusubira ibindi sibyo ngaho reba umuntu shira hano kireho iki shira hano nta n'amagambo nshaka kuvugana nawe kintu bifate ibiki none inzu uri kunsaba iki wampaye ago mafaranga se amafaranga agenda atariko ntawe ushaka kwakira umwami n'umukiza se none kumwakira bivuze ko ndi buguhereza amafaranga wowe uri diyakoni Chorore ndarurera nyine uri kuzunyaka amafaranga nkaho ari ntabwo ushaka kubatizwa none yamba ishaka uri kujya bigenda bite uri kugira bigenda bite zana amafaranga nayo nguhaye ariko uzi kusetsa buri gihe ngo zana amafaranga wewe ugiye cyose uhora umbonamo amafaranga se amafaranga mperuka kukwaka nageke aga mafaranga karago kugura amafishi yanyu bazabandikaho nayo ndi buguhereze niba nanayatanga nanajya kuyatanga haba kuba bishindwa ariko ntayo ndi buguhereze karame yego nanjye narabyumvise ariko se tuvugisha ukuri sibyo guta umuntu bifata bakamuca amafaranga agana kuriya ababona yayakura kandi nanjye biremba mbona ntazi njyewe ubwanjye narifashe ndavuga nti mwana kwifata mukatugabanyiriza amafaranga ko muri twe harimo ababa badafite n'akazi uzi ko babyanze nukuri kumana n'amafaranga njye ntabwo ndi kubyumva ndumva ntazi buretse ahubwo mbonye nyiramapfa ndaje ye turabivugana nyirama nyamara kuri ari yacu isigaye ifashe ifite abasore rero ubona ukuntu wabaye umusore ukarabye wanjye ndi umusore ukarabye unashima imana cyane harya nawe uri mu bazabatizwa nuko uzabatizwa ndera wahora n'iki ahubwo sirika nkubaza tuvugishije ukuri sibyo tuvugishije ukuri ari amafaranga ubyumvaga gute amafaranga kubatiza umuntu ari ukungu bamuhaye amafaranga rero buriya ugatanga nta kibazo nibwo barakoramo ifishi y'abatishima mu buhe buryo se bigenda bite wagemeka ibyo bitamo ukareba niba hanje hari ico bimbwiye ubikubwira ari yose nije kubatizwa ugasigara uraramye nk'intoza nk'igihunyira hari ico birababimbwa ni gute uvuga ngo ntanga amafaranga mu by'ukuri diyakoni atanga amafaranga atanga amafaranga mu by'ukuri ujye ubwire regional yagutangira si ubushinzwe se niba nshinzwe se none bivuze ngo nguhereza amafaranga nago amafaranga bayatanga korari ifite amategeko nago ndi bayatanga none mbese kuko itegeko nago ndarorera nutagatanga ahubwo nibagiwe na kira gikobwa cawe uyagitangira bakobwa ubuheri wanturiwe uri kuvuga ngo igikobwa cyanjye harya wowe wagikuye ko bugiye kubatizwa tuje wagikuye naga ari utumwe wancumura ubundi nanajya kubatizwa kuko mu by'ukuri mbana na satani yuzuye yigendera ngo bigende bite n'ubundi naho mvuye naho ngiye no gutaha mu kuzimu amafaranga ugomba atega amatwi amafaranga ugomba kumana amafaranga 10,000 nayo nguhaye 5,000 by'umukobwa wawe n'5,000 byawe kuburi kuri diakoni suri igiki nayo nenda kuguha rero ndakumenyesha ko ngukurira aho gahukuniye ntayo nenda kuguha hani soni erega uri gutera ibyo biguru byawe uri gukibungamo uri kujya kuyazana ukibwira yuko ndamaze ko gisa ugahambirwe gapfupfuye reka nkubwize ukuri habwirwa inkuru mbi ko gisa ko kiri kureba wose uri kureba ute uri kureba nk'umuhobobo uri kureba nk'intobo ziba wampiriwe cyakoze ndakumenyesha ko ndaranye ubutu nimbatizwa pe hahura ubonye agahenge ariko mu gihe ntarabatizwa uraza kumbona naho ubundi ntabwo gari menshi kandi reba imana yaguhaye amaboko n'amaguru uri mutaraga gukora ukabona bitanu ukabitanga ntacyo byaba byinshi 5,000 urayita make jewe nzagatanga nkurikije imyaka mfite n'ibyaha ni byinshi mbone binyiviriyeho mama we nzagatanga 5 ndi kumva atari menshi yega weho nibura birumvikana ariko se nkanjye nayakura
si nk'ako wigishaga indirimbo bakudohore ugatanga makeya twagiye kwicara iyo yose yuza tukicarana oya ibyo nje ntakubwiye ubundi hari umudirija wundi tuzaranye wo muri Korea yarambwiye ngo muri Korea cyangwa sigaye wiyemerera nawe ari ukwiyame nange urabizi ko nawe nateye imbere mu biro by'ubudirija so bizi ko n'abandi bankodesha uwo muntu yarambwiye ngo bakuru babatiza bajya hejuru y'amazi nawe ni mu mazi menshi ariko baragufata gutya amaguru bagucuritse bakamanuka agahanga bakagakozamo ukongera ukagira ute ukazamuka bose uheze umwuka wawuhera si gute uri mu bintu by'Imana wahera umwuka gute kandi Yesu bajya kumubatiza bamushyizemo wese baramuryamishamo barongera baramuza gute washinga umuntu magahanga nsubize ko bagiraga imico zitandukanye baba bari kugira ngo ibindi bintu byose byibagirwe umanukemo umutwe ubwenge bwose n'ibindi byose biri mu maguru byagiye mu mutwe uwo mutwe bari we winjira mu mazi y'ubugingo byihute bivemo umutwe uveho ibyaha byose uvemo wera ariko se nanone kavuna nibagiye kubaza nako dirija Jukashiraho dirija kavuna hanyuma se ikintu cy'amafaranga numvise waba warayatanze icy'amafaranga ntayatanga ugisha ukuri narayatanze mu bambe nise udirija yaba adatanze amafaranga ahubwo agatanga amafaranga rero yo bari gutanga ngo kujya bazabatizwe none se hari umuntu utazayatanga hari itegeko perezida none se nimugoroba ntitwari turi kurepeta ya ndirimbo tuzaririmba warangiza ugaceceka kuko utabivuze nk'umuhange ntabyo narinzi uyu uri kuvuga n'ukuri ngo ntabyo waruzi ntabyo narinzi perezida wa korali ni umugabo wawe bivuze ngo akoze ubundi mbyivangemo mujyaga mu bindi nimwite ku by'inyungu za korali sinagahe baba bari gutanga si inoti y'ibihumbi 5 iyo nayo nayandi reka kiriya ni igikorwa umuntu agomba kwigomwa none se utayatanze ntabwo hari ubwo si wazabatizwa nande ese nihame kugira umuntu ayatanga ayo mazi si ntabwo uri kumva ko ari ay'umugisha agomba kugira ibitambo umwami n'umugabo nanje ndamwemera haleluya n'umugabo nanje ndamwemera komera uraho neza ntabwo muzanshyira ku rutonde rw'iki perezida ndakubaza impamvu amafaranga ganje nagohereje ntugafata agahe amafaranga se amafaranga wowe wamuha amafaranga cyangwa hari amafaranga wohereje naragohereje 5 nk'aga abandi go kubatizwa baragangarurira ariko mukecuru wajyora reka gutuma nkubwira nabi koko nambwira nabi sinakutwaye iki reba imyaka ufite nizo kujya kubatizanya na barabana ariko perezi buriya koko bazabatiza imyaka cyangwa bazabatiza umuntu none reka nkubaze nk'ubu ngubu barabana bagiye kujya bakumva uri kwihana ibintu bijanye no mu bapfumu batekereza gutya batekereza ngo ikira bagiye bakumva niwe waruze wa mwana wo kwa Gakwandi bavuga ngo iki nyine ni itegeko ryaje nanjye bwa mbere nta nabanjije kubyumva neza ariko byageze aho abana kuva ari itegeko ryatanzwe ngomba nanjye kubikora ntabwo nakwigumura ngo nuko ndidirira cyangwa ngo ira noti nkayitanga yose kugira ngo nzabatizwe kabisa uzayitanga ta sitwayitanze twese ra ubwo niba ari itegeko n'ubana abantu bose kandi na perezida nawe ubwo nawe nitegereje ko nawe yatanze mbonye njyanye se yego sigavuga nawe umva rero kavuna ngiye ntabwo nzayatanga kandi uzabura areba ko ntazanabatizwa ugomba gutanga amafaranga meza uri kwimana ugomba kuyashaka uvugishije ukuri nawe waratanze erega none se urugendo ruva harujyayo urukumva hari ibintu bizakenerwa utazi utaranamenya ibipapuro n'ibiki none urukumva udatanze amafaranga sawa ubwo icyo gikorwa cyabagute sibyo rero mwabakutuye baza mushiki wanjye zo buri bubiki usanze ari kumbaza by'amafaranga ari amafaranga 5,000 kavuze ubwo reka ngende kuyashaka amafaranga ndebe ko none wowe nta uri buyashake se nzi ko wayatanze kise n'ubundi nzabatizwa ngende mushaka yanjye kandi urukumva iri hame gutanga ayo mafaranga ni gute uzabatizwa kandi utatanze ayo mafaranga dire ngereka mbe ngiye ubwo nyine undaza kuyashaka nze kuyohereza nimugoroba kuri ibintu mubikore ni ibyanyu none se hari undi bari kubatiza atari mwe handi se nimugoroba ubwo ni gahunda baraza kuduha gahunda zose nta gahunda ihari yo kurepeta ntago bari bamenyesha ntibamenyesha ndakwakura ariko nanone ibintu byo kuririmba ikibazo uri umudamu nawe ubyiteho pe ntabwo nzajya komeza kwigwa ndi kugorora amajwi yanyu none se si cyo ushinzwe shaka ubwo amafaranga nawe yashake rero gahunda zive mu nzira vuba utazavuga ngo ninjye wakugumuye iyo byakemutse biba byakemutse kuko ikibazo gishobora kuzamo ugasanga bashatse kubinkiraho
kandi njye nagushyikira mu mafuti. Reka da. Ruhire cyakora. Nawe tenari nutayigorora nzatuma bakubatiza ukingora. Wowe se ufite uburenganzira bwo kumbuza. Ese wenda kuwanca 7 wanca 15 gose. Ninde se wakubwiye ko naguciye 15? Ninde wakubwiye ko naguciye 15? Ngafata ibyo 7 ariko mbabarira sinzihanire mu ruhame. N'ibihumbi 10. Gacumure ku mwami 10 sinabikora mfata 7. Kugira ngo ugira ubwenge wa mukecuru. Uragamba ntago ubwaho. Ibintu ni bibiri. Uragamba ntago uma. Mfata go mfite. Wande kwe nkigendera. Ntago amafaranga ncanga nyine ntago amafaranga canga urorere. Reba rurarujwe rwa ururimbaga hari muri rya korari. Rirajwe ryawe warishira he? Ureba ukuntu urushaga abantu nguri kuririmba. Ntago amafaranga niba utagampaye umwanya nigendera. Cenda fatwa. Si waje urakizwa ngira ngo akirashikira. Akirashikira. Akirwa. Ukibera ikirindagize cara narindagiye no kuri kwimana ariko uzuko ibigore nta bwenge bigiraga. Ntayo ndagisubiza. Ako se bura Chantal. Karame. Ari nge nawe. Kubatizwa ninde bifitiye inyungu? Ndabifitiye inyungu. Twese bidufitiye inyungu. Twese bidufitiye inyungu? Ngo nyine. Twese bidufitiye inyungu wowe nande? Njye n'umuryango wanjye. Hanyuma kubatizwa kwawe bimfitiye inyungu. None se makaze nkubaze. Si wowe wanjyanye muzo kubatizwa? Harizo nigeze nkunganizaho. Sawaza nicyo kiganiro cyo kujya kubatizwa. Nyine kuba narabikubwiye nagiraga mwana wanjye utazaba nka nyoko wenda kujya kubatizwa ashaje. Basi wowe ubatizwa ukiri mutoya ariko uzi kujya kubatizwa uri umukecuru Nyaminaga. None wendi no kubikwingingira nkubwira jya kubatizwa ukigira ishyano rya Gashyantare. Nanjye ntabwo nanze kubatizwa nkuko wabinsabye nabikwemereye sibyo, ahubwo tugenda twese tubatizwa nubwo igihe cyo kubatizwa cyawe cyarenze, ariko nyine nk'umuryango twese nituba twarabatije ibintu bizajya bigenda neza. Hanyuma none ko utari kujya gutanga amafaranga kugira ubatizwe uzabatizwa gute? Muze amafaranga nayakura he? Kutayatezwa mbese. Kwamane mukware ntabaga byoroshe. Mwiriwe. Komera. Yego. Mwiriwe mute? Turamahoro. Isashimye perezida. Isahimbaza. Nampasite. Turamahoro. Manje barinze. Mani iri kuturindira mu buntu bwayo. Akira wicaye ngo bati. Murakoze. Nizere ko uri kubikurikirana. Oya. Ubu ngubu ibintu ahantu bigeze harashimishije. Ntabwo twapanga iriya gahunda. Amatiza abantu bari kuyitabira. Umwaka yiyongeye abantu 10 urumva se tutari. Haleluya. Amen. Mani bishimirwa no kuri kwimana. Uje ukomeza ubikora bikunze. Babintwaye urabizi nta kibazo rwose. Iyi ni liste yabo. Umukozi ku murimo n'Imana yemera. Kandi ngo ubikora bikunze azabigorerwa. Sibyo? Ubwo rero amafaranga go kuguraga amafishi nago byarumbye ngo ngeho bangahe. Kuki byose ubu uri kuza uri gukanurira ngewe? Si papa kumuzi kari tereriyo kabyara kajugunyiyo koko kubizi yita kuki. Pe nkunze kujiswa. Wenda iyo nza kubikubwira ari kugira no kukwangishaswa. Oya nge ndamuzi nuko nguko ameze. Ahubwo wowe wabishikarize shaka n'amafaranga. Nari mfite ahanga ubu ndatuguha bigende bite. Nyumvira utangiye kuzana iby'amaganya kandi ari wowe wabinshoyemo zana nyajyane nawe woroshye pe nawe kwiyandikisha nawe ubwo nubona ndi uzayatanga ayawe urawitanza yanjye mbese mva ukuntu wikunda shaka ko zira ntabwo uri kwagira reka nkwereke reka nguhaya ngaya ugende uyashyira irangirwa ngo niswo uyamuhereza kuvivure atazanga kukubatiza. Muze kumaye 5 gusa. None nanga bari gutanga si 5,000. Nyine renzaho nayo ngaje. Uyamaze iki? Genda Marene wakubyaye muri batisima zayago. Nta nisoni. Marene. Haguruka kugenda uyatange cyangwa zange kukubatiza uburi kuza uri kunihira hanga. Cyo byose muza mukanuriye ngewe mbiyame. Ni babiri.
ni babiri nibyo ndiko nari batatu izi ko bayaguhaye no oya bose bayamaye bose bayamaye nta kibazo hanga uramo igiceri cy'ijana cha president nawe maze gukomera sigatunga imfura za beneri mwa abazi igiceri cy'ijana nta oya nubwo wakima mu kanya kumubatizo nta kibazo wowe genda ahubwo ugende kuri papeteri uzane yamanuza amafishi y'umukristo kumujisi yabatijwe tumeza agaki ifishi ugenda ugaho amafishi 3 barakugarura nta kibazo ntaco bitwaye dereka ije mwavuganye za kucyubahiriza oya igihe uko biri kose ndababwira isaha iri imbere yuko wowe uhagera kugira ngo wowe uhagere bamaze kwitegura bamaze kuhagera nuko umuntu mugasamu saa 9 mfitanye n'abana regional oya usibye nibyo ngibyo nabo bafite gahunda yo kurepeta ejo ku cyumweru kandi nibo bazagira nibo bazaririmba mu teraniro ntacyo wowe irukanye ubwo fishi ubuzane sawa Yesu ashimwe ubwo turahurira Yesu imbazwe president we Kimane nziza no kugira abasore bangana guce bagukorera wawera urashobe kandi urakomeye ese nkaka kazo ari kukaguha hari abantu bakoraga imirimo yo kumenagura amabuye ukihonde amabuye ugaho Marisa we imyenda zanje ko mutari kuja kuzizana muzi ko ndambara iki urambara iki uri kujya he ntabwo uzi ko ndabatizwa si koko wakutuye burundu urangomba kubatizwa ni itegeko ku myaka yawe 60 n'ingahe gore kugira ngo nzapfe nuko bamperekeze bucinsima nta no kundirimbira karirimba bakumanuye makuka kagahita gahera ahubwo nk'umuyo kukamukuru cyangwa habagamo ibiyoka bibiri by'aga abantu bashaje gusa bakuru ariko ziko muri itesha mutwe nimwe mwatumye ntabatizwa ku gihe none mutangiye kunjonora ese batizwa uri umukobwa uri kubiki ubatizwa uri umukecuru mukobwa se ndi umukobwa data ko yari umupfumu nari kubatizwa mu rugo rwana ubwo si yakubatije ndangije maze gushaka ndarindagira mbura urubyaro simwe mwantaye ururungaha nisi kubura urubyaro byakubutije nabungabungaga mwabo bapfumu bose ndi gushakisha ibyara bivuze rero uyu wamubyariye mu bapfu naho wowe nawe nuko dana kubonye menya ko ari uko sinarindaza ubuzima nizo ubundi wako atari bubatizwa rabiki menya nariyo mpamvu mwambereye ibishogosho yavuze ngo ngwambara kumuca ifaranga byinshi ngo ntayabitanga ngo ntarabatizwa genda rero sha kunzanira imyenda ndambara Yesu niwe nihishe ndavamo numva nkeye nejejwe meze neza noneho ubu ngiye kwiga kutongera kuvuga nabi ibintu byose ku murongo ibintu byose mvuga gake mu mwana wabatijwe aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro hayiwe ikabahindura niyo ngabo yanjye nziza nagiki akiranye nagiki nyinakira iki amafaranga nayabonye ugiye kugenda amafaranga so ubu ngubu abandi ntibageza aho bagera kuba bageze aho bagera nanjye ntabwo nari nayabonye ariko nayashakishije nayabonye ukumva ko amafaranga turagafata tukagamaza iki se amafaranga garago kugura amantuza amaraporo no kugura amafishi bagomba kubandikaho ko mwabatijwe ese nk'ubura ubu ngubu padiri azi ko ugiye kubatizwa mu mazi menshi arabizi ubu uzongera usubire muri penetensiya nuse ko ndi kukuhereza amafaranga iyo uje kubwira padiri ukamubwira uti rero padiri njyewe nshaka kubatizwa mu mazi menshi akakubatiza muri ago mazi menshi ukareka guhindura idini ubu uhinduye idini wahinduye korari ariko ndagukundaga cyane ni ukuri kw'Imana ukwakira umwami Yesu n'umukiza muri wowe bireke yenda barasigaga bakaziba none se ntuzi ko hari izo ndambara bari kundubika n'izo ndambara maze koga no kwisiga amavuta una amafaranga gose uri kuvuga rero neza amafaranga niko wavuze shitaruka aho ngaho zana amafaranga ngiye kuyikuza subundi nangahe zana 200 fatwa se hagushinguka uga 300 yaza fatwa genda cyana 100 cyambara wewe ngenzabatizwa ufite ikihe kibazo siwe burambara ikibuno ma ko utari kwitegura nk'abandi icyo urambara nyine kanje kwisokoreza ma iho rero mukomeze murinde gito
byihorere uzi ngo urabumpimye ndagenda mbisobanurire pasiteri urebe ko atari buze kumbatiza abandi bose utekereza yuko kubanza amafaranga rero ntari bugende nkamusobanurira ikibazo mfite Tamika ase buri gushaka iki wambabariye ukareka gutuma ncumura kandi ngiye kwibatirizwa hakiri kanduri n'inzira Shanta umva sohora ibyo bikapu twigendera ariko mujehe tuyobewe ahantu tugiye cyane ibyo bikapu twigendera uzi ngo tuyobewe ahantu tugiye ngaho genda zana ndagiye nyine utekereza kuri buze kumbuza niba mugeza ari ugwasiko cyangwa nyoko ugende bakubatiza ko namaze gutanga liste ya korari kari igiye kubatizwa uragenda mu ruhe rwego nakubwiye ngo ndagenda musobanure mubwire ibibazo nari nifiti ureka atari buze kumbatiza kama ugiraga amatwe tumva ubwo ugiye kubatizwa uri gutukana ngo ni inturi wangurubewe ambo yasashimwe aha nkuko rero twamaze kubibwirizwa urumva kandi tukabyigishwa aha ngaha tugiye kumenya ngo umwami Yesu Kristo ninde umwami Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba ni igiki haleluya tugiye kwakira umwami n'umukiza mu mitima yacu noneho ibi ngibi tugiye gukora ni igihamya cyemeza ko twakiriye umwami Yesu mu mitima yacu muri urwo rwego rero hagira ikintu kinyara mu mazi kuko amazi muramenye satemba nyine dore hari abantu bamaraga kugera muri aga mazi barangiza bagasobamo none ni gaza niziza urakora uko ushoboye ushaka ukuntu wagira gute waje gusoba hanze kagaga amazi arago gusobamo haleluya noneho ku bindi bintu bijanye n'imibatirize n'imyemerere n'imyizere haleluya mugomba kugira gute mugomba kwakira umwami n'umukiza mumaramaje umwuka wera wabamanukiye Yesu ahimbazwe yego mwagize neza yego nawe wagize neza nari nkirikomeza kubabwira wowe waba uri kwitegura kugira ngo bibe biragira haleluya ni ukuvuga ngo ahangaha ibintu mugiye kujamo Yesu ashimwe ahangaha mugiye kwakira umwami n'umukiza mugize gute mumaramaje haleluya ubwo uzaba uri kuririmba ati ubwo nzaba ndamiye ya mirimo yose ngasezera ibyisi byose nkisangira umucunguzi wambambiye hehe ku musaraba ibyo byose rero ntaho wabikora utageze gute utakiye umwami n'umukiza mu mutima wawe haleluya ukubisika inyuma byose yego ubundi ni ukuvuga ngo ibintu bijanye n'ubusambanyi ibintu bijanye no kunywa inzoga ibintu bijanye no kwikinisha dore mukunda kwikinisha ibyo bintu byose rero ibyo bintu byose tugomba kugira gute tubikizeraho haleluya noneho pastor Sufte akariste yego nta kibazo mwagize neza Imana ibareze umugisha kugira ngo mwababwiye ko kwakira umwami Yesu ari uguhinduka ukaba mushyashya mu Yesu no mu mwuka ubwo ndabona liste hariho Ruvugo Jean Pierre mpamagaza ku ruhande Sengende Professor Yuni Kavuna Dirija uyu ni ntuza uri kubona hataraciyemo umurongo uyu ni ntuza barimo mbazi Papiyasi wowe ntabwo wari wagerwaho barimo mbazi Papiyasi mu murongo ubwo abarabatizwa uyu munsi naba nizere ko mwebwe mwaherekeje muri abaherekeza mwafashe ibitabo pasito yamutera akaririmbo ndaranye Yesu wacu umuvandimwe Imana ishimwe imibabaro yanjye yose nitwayizi imibabaro wanezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane haleluya
iyo korari se yaba iri kuririmba ibiki iriza karabata yarakoze ibyari byo byose byari bikenewe asohoye imbuto abatutsi n'iki ntakoze ngira ikintu ntakoze ushaka se ngo nshashemo umuriro gwiteka simbwire ngimenye amafaranga sinatanze ibihumbi 5 sinabikana amafaranga nta mafaranga dirija tuza umwami Yesu nakunda akavuga yako ugera hino ibyo ndi kumva ni ibiki hano ga nk'ubu nkanjye natanze yarambwiye ngo ntange amafaranga yo kugira ngo nzabatize mu kuyatanga anta amafaranga mu by'ukuri ntabwo nari nyafite nindamu kuyashaka ngo nyamuhe amafaranga ibiceri 200 500 yanyatse 5,000 aho yabone nyamuhaye aranga ngo bararangiye uyu mama mubaze baza mama nibwo mukecuru nanje yaravuze ngo mfite imyaka nyinshi ngo zingana n'ibyaha byinshi ngo ni ntanga 12 na 5 naragamuhaye mwizina rya Yesu nahakane vuga ko twebwe tutagize ute tutayamuhaye tukibura umwami Yesu ko kumukurikira byari bavuze ahagaze aho yarari byamitwa kwegerana ubwo bivuze iki bisobanuye uri kuyakana kuko gaca bugufi mutuze umwami Yesu arahari amafaranga abacaga 5 yarayize Ngomubwire baburetse gatoya ndavuze ngo tumanuke umbatize naranye ubutumwa ndakubaza ndira barakubatiza amafaranga 500 yarayize na 15 ngo mariza ko giye yamakaniye akangira nta mafaranga ngo azigera batanga na rimwe usoro kumva ko habayemo liste imwe n'izindi liste zitandukanye harimo abivyikirwa harimo ndabaza pera dirija babarira sibyo twubahane ndakubaza 5,000 na 15 nayize wanze gutuza naje ntaho nahumeka mwana wanjye na mama ntaho nahumeka nanjye reka nkubwize nuko umaze kundagiza no kuzima naribyo ntekereje no gukundaga ngasanga n'umugore wanjye nta n'ubwo ndimukunda none se nk'ubu ngubu reka nkubwize ukuri uzi ko mbaga ndi gutekereza nkavuga nti muri korari hagize ikibesha ngo kijye kukuvuga nabi uzi ko nanagikuramo umwuka uzahire kurama gucuranga none se sheri uzi gucuranga ntacu noneho kubijanye na kiriya cy'umubatizo ntugire ikibazo ntabwo ngomba kukwigira kandi biramutse binanze njewe nakwibatiriza njewe nakwibatiriza njewe erega ubwo bushobozi ndabufite nuko mbaga ntashaka kugira ngo ibintu byose mbigaragaze naje se kuba perezida wa korari uzi ngo ntaho bari bantoranyije njewe nzakwibatiriza kandi uko bizagendeka kose ni ukuri reka nkubwire nzatuma urira canga ubabara ikintu cyose uzaje urakora hagira ikintu kizaje mana ishobora byose niba hari umuntu ushaka kuguma muri iriya korari niba hari umuntu ushaka iriya korari ushaka amahoro nzakugira perezidanti izina rya Yesu Kristo mushiki wanjye ngo munyumve korari mwese munega amatwi na perezida wanyanyumve ubundi iyo umutwe urwaye ibindi bice by'umubiri byose biba byamaze gupfa byanabuze mwanyumva neza ubwo bivuze ni mugende mwicare nka korari mwigishe perezida wanyu nimumara kumwisha akagira ubwenge muzaze mbabatize narabigambye ariko twababatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'umwuka wera